ariko mu bimwe mu byo abantu bavuze baravuze ngo tugerageze kutaba ku matelefone. Turabinginga rero, telefone nicyo gikoresho gihari cyo kwandikamo note n'ibindi, ariko turakwinginga ngo ube mu ijambo ry'Imana, ube mu mwanya wo gusenga no kutarangara. Umwanzi n'umuriganya arabishoboye cyane gutuma uba hano kandi udahari, ukahaba udahari. Ibyo rero ntibizana impinduka. Umwami Yesu adushoboze, aduhe ubwo buntu. Haleluya. Ndashima Imana ishoboje kongera guhagarara imbere yanyu. Twamaze iminsi tutari kumwe. Imana yabanye nanjye mu rugendo kandi nagarutse amahoro. Ndashima Imana ikomeje kumpa inyota. Numva ari ikintu cy'igiciro Imana yampaye, yangiriye neza. Haleluya. Iminyota, ndagusabira iyo nyota ndetse irushijeho, bituma umubano wacu n'Imana uhora uryoshye, uhora ushaka kubana nayo, uhora ushaka kumva ibyayo. Rero ndagusabira inyota. Haleluya. Tugiye kuganira rero ku magambo y'Imana. Nahaye umutwe uvuga ngo kugira ngo mumenye. Tuzabimaramo iminsi aharaho kubw'ubuntu bw'Imana kugira ngo mumenye Yesu. Cyari icyifuzo Paulo yanditse mu rwandiko yandikiraga itorero ry'i Filipi, mu gice cyaho cya 3 umurongo wa 10, aravuga ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Ariko nivugiraga kano konyine ngo kugira ngo mumenye. Haleluya. Tugiye kumara iminsi rero twiga ijambo ry'Imana mu buryo bwo gusoma hafi umurongo ku murongo, hafi gukomeza igitabo ku gitabo. Nibyo Umwuka Wera yashyize ku buzima bwanjye. Suko mbisobanukiwe cyane, ariko ibyo nzi nzabikubwira, kandi nizeye ko Umwuka Wera azatwigishanya hamwe. Abo Imana yamaze guha inyota muzafashwa, bizabahindura. Nanjye kuvuga ngo muzaryoherwa, ariko nibuka ko ijambo ry'Imana ntirishinzwe kukuryohera, rishinzwe kuguhindura. Haleluya. No kukubera umutsima w'ubuzima, umutsima w'ubugingo. Ibyo rero nibyo tuzabamo kugeza igihe Umwuka Wera azatubwirira ibindi. Hanyuma tuzahera ahoroheje mu gitabo cya Yohana tugenda dukomeza. Haleluya. Ubwo rero tuzaba tuvuga ngo kugira ngo mumenye. Nukuri turifuza kumenya Yesu. Amen. Nibikunda hazabamo inkuru zo hanze ya Bibiliya nkeya cyangwa ze no kubamo namba, cyo cyifuzo cyanjye, kandi tuzaba tuvuga ngo kugira ngo mumenye. Ntahandi tumenyera Yesu ni mu ijambo rye. Imana nishimwe. Umwuka Wera kumpera inyota nyinshi. Amen. Mpera mbere ko njya muri Yohana, mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'i Roma, mu gice cyaho cya mbere umurongo wa 15 kugeza ku wa 17. Reka dusome. Haleluya. Basi ibintu nongeyeho ngira ngo bitari byo, biriya bya 29:51 n'ibyo kuri Yohana. Urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'i Roma, igice cya mbere 15 kugeza kuri 18, haravuga ngo nicyo gituma ku bwanjye nshaka kubabwira ubutumwa bwiza, namwe abari i Roma. Nicyo gituma ku bwanjye nshaka kubabwira ubutumwa bwiza, namwe abari i Roma. Bivuga ko itorero atari we waritangije, ariko ibyo reka twe kubitindaho. Nicyo gituma ku bwanjye nshaka kubabwira ubutumwa bwiza, namwe abari i Roma. Kubera iki? Tukabona igisubizo muri 16 ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Ubwo bavuga Umugiriki baravuga twese abanyamahanga. Muranyumva nshuti z'Imana? Niki kimuteye iri shyaka n'uyu mwete wo kwifuza kubagezaho ubutumwa bwiza? Nuko azi icyo ubutumwa bwiza bukora aho bugeze. Ni nayo mpamvu umwanzi aturwanya kugira ngo tugumane utuntu, ariko ijambo ry'Imana ritarimo. Tuntu twakuye mu ndirimbo, tuntu twabwiwe n'abantu, ni byiza, bigira umumaro wabyo, cyane nk'iyo wakiriye ubuhanuzi nka biriya babwiye Janine, bakabikubwira uri mu nzira, ukazabibona bisohora, biraryoha, ariko ntibitunga. Haleluya. Ntibitunga umuntu, ni iby'akanya. Ariko ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana ritunga umuntu, rikamwubakamo n'impinduka itazanyeganyezwa n'ibihe. Haleluya. Arimo arababwira rero, nicyo gituma nifuza kuza kubabwira ubutumwa bwiza. Kubera iki? Cyambere ntago bunkoza isoni, kandi igituma butankoza isoni nuko nizeye imbaraga zibubamo. Haleluya. Si umuntu waguhindura, sinjye wagira icyo nkora muri wowe, reka da, ariko nizeye imbaraga ziba mu butumwa bwiza. Haleluya.
ngo kuko ngo ni imbaraga y'Imana. Aba ari amagambo twasomye muri Bibiliya, ariko ayo magambo ngo ni imbaraga y'Imana. Asa nk'amagambo ariko ni amagambo afite imbaraga. Ariko mutekereze guhindura umunyabyaha rw'imbi, ye baba we, umwicanyi ruharwa, akagendera mu nzira zo gukiranuka, agakurwa mu irimbukiro, agahabwa ubugingo buhoraho. Ni ukuri Imana itugirire neza. Ngo kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku muyuda ukageza ku banyamahanga bose. Reka bari ko mvuga, nicyo gituma Satani arwanya ubutumwa bwiza, kugira ngo nitugera hano ku gatuti tuhakorere komedi, bihindukira ibikino, bihinduka inkuru zisetsa. Ni ukuri sale za komedi zabaho, umuntu akajya gutera urwenya yabishoboye. Nayo nasanze ari impano nziza. Hari umuntu usetsa ureba ugahita useka atanavuze, ariko si hano. Yesu ashimwe cyane. Umwanzi rero akora icyo kintu kugira ngo ubutumwa bwiza, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwayumvise gukizwa, agakora ku buryo ubutumwa bwiza buvaho, ibintu bigahinduka imikino. Imana itugirire ubuntu. Ngo kuko muri bwo, ku murongo wa 17, kuko muri bwo mu butumwa bwiza, mwimbere muri bwo, kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera, kugakomezwa nako, cyangwa se kugakomezwa n'ubundi no kwizera. Ngo nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Haleluya. Uru rwandiko rurimo ibintu byinshi Paulo yavuze, ariko akagera kuri iyi mpano y'ubuntu, aho tudakizwa n'imirimo, ahubwo biri mu kwizera. Noneho akavuga ngo muri ubwo butumwa bwiza, muri bwo mwimbere, ubutumwa bwiza bwavuzwe. Mwibuke ko yabwiraga cyane cyane abantu bakomoka mu idini ry'Abayuda, bazi ko bagomba gukebwa ku mibiri, bazi ko bagomba gukora ya mirimo yose itegetswe n'amategeko, kandi n'uburi ntibigeze bayibasha nk'uko natwe tutayibasha. Ariko noneho yari arimo kuzana ikintu gishyashya kimeze nk'inzaduka muri icyo gihe. Ariko reka mbabwire ngo uko gukiza nyine, haleluya, n'uburi kubikiye mu butumwa bwiza. Ngo kuko muri bwo mu butumwa bwiza ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Muri make gukiranuka ko bari muri Kristo Yesu ntikuva muri wowe nanjye, kuva mu Mana. Haleluya. Niyo mpamvu kubakijijwe gukiranuka kurashyitse kandi kuruzuye. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Handi mu bikorino haratubwira ngo twahindutse gukiranuka kw'Imana muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu kuba muri Yesu ni igitangaza isi idashobora kumva. Haleluya. Bashobora kuvuga ati ariko se ko tubona agira intege nke zacu, imirimo ya kamere Yesu hari mu itarapfa, ariko niba yarizeye Kristo yahindutse gukiranuka kw'Imana muri Yesu, afite ubugingo buhoraho. Kandi biriya bintu bashobora kuvuga ngo bibyara urwitwazo rwo gukora ibyaha, ntabwo ari byo. Umuntu imbuto ya Yesu yagezemo ntashobora gukora ibyaha nkana, ntibibaho. Iteka yababaje Imana bimubyarira umubabaro mu mutima we. Atari uko bimeze ubu tarakizwa, kandi ntacyo bitwaye, ugume munsi y'ubutumwa bwiza nawe uzizera ukizwe. Haleluya. Ngo kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, biba revere, birahishurika, umuntu akabisingira. Haleluya. Ngo guheshwa, uko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, ntago guheshwa no gukora, guheshwa no kwizera, kandi kukanakomezwa n'ubundi no kwizera. Struggle zitandukanye umuntu agira mu buzima, ese ko ntarimo kubishobora, ese ko ntarimo kubibasha. Reka nkubwire nk'uko gukizwa biheshwa no kwizera, no gukomerera mu Mwami nabyo biheshwa no kwizera. Amen. Imana yacu ishimwe. Ngo nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Haleluya. Reka nkubwire rero ngo wivuga ngo ese nyine ko kwizera ntagufite, ahubwo ipozisione aho bakirira kwizera. Ni hehe bakura kwizera? Turabibona mu Baroma 10:17 haravuga ngo dore kwizera guheshwa n'iki? No kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Hari igihe unavuga imirimo y'Imana ukumva abandi bantu bagusize batumbagiye, ukajya umva bagusize ukavuga uti se buri hari aho nzagerayo ryari? Uzagerayo nukomeza kurira aho kwizera kuva. Yesu nashimwe cyane. Dore kwizera guheshwa no kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo.
gukomerera mu mwami ni ibi, gukurira mu buntu twahawe ni ibi. Nigiye kwizera Imana kwanjye kugenda kurushaho gutoha. Kandi mbeshwa n'iki? Nuko ngenda menya iyo Mana. Ntabwo ari uko ngewe ngenda mba mwiza, ahubwo ngenda menya Imana. Uko ngenda menya Imana n'urukundo rwayo rukansaba, ngenda ndushaho gusa nayo. Simenya igihe byabereye, kamere yayo igenda inyuzura, simenya igihe byabereye. Haleluya. Haleluya. Rero twimara umwanya tuvuga ngo ese ko nafite imbaraga, ese ko nafite kwizera, ese ko imiyaga imbasha. Burya kutagira kwizera gutuma imiyaga ikubasha, bituma uyoberwa Imana, bituma uyoberwa uwo wagize we muri Kristo Yesu, bituma uyoberwa icyo Yesu yakoze ku musaraba. Ibyo byose biri mwaho ngaho. None tukamara umwanya twibaza ko ntabifite, ko nabisingira n'ibindi nk'ibyo ngibyo, cyangwa se no kuba utagenda usa na Yesu, kuko turimo turakura tugana mu kigero cy'igihagararo cye, kugira ngo ibyo bintu byose bibe manifeste. Byose ni mu kwizera. None rero umwanzi ahabera umuriganya, tuvuge nka kwa kundi buri mu ntege nkeya, wumva nta masengesho ari muri wowe. Nicyo gihe umwanzi akubwira ati iryamira igumire mu rugo. Ni ukuvuga ngo kwipozisiyo naho wari kwakirira imbaraga no kwizera, ahubwo arahaguhungishije. Igihe cy'intege nkeya nicyo gihe cyo kumva amagambo y'Imana. Haleluya. N'igihe cy'imbaraga nicyo gihe cyo kongera kuyumva, kuko kwizera kuzanwa no kumva amagambo ya Kristo. Imana nishimwe cyane. Umuriganya rero Satani aguteza kuvuga ngo byaranze byihorere n'ubundi byaranze. Reka mbabwire nshuti z'Imana, ntago Yesu cyangwa umwuka wera, nta jambo ry'Imana rishyeshya. Gushyeshya hanze ari ikinyarwanda cyo mu cyaro, ni nko kubeshya cyangwa ukariganya umuntu mubwira ngo ibi bintu bizakora ariko ubizi neza ko bitakora. Ntabwo umwuka wera yigeze adushyirira muri Bibiliya ibintu ngo atwereke ko byakora kandi bidakora. Ntabwo bishoboka. Yesu yari umwigisha utangaje, niwe wabwiraga abantu atabareshya namba, akavuga ngo utikora umusaraba ngo nkurikire, uwo ntakwiriye kuba umwigishwa wanjye. Ufashe isuka areba inyuma, uwo ntakwiriye kuba umwigisha wanjye. Utankunda kuruta uko akunda se na nyina n'abo yabyaye, uwo ntakwiriye. Ni ukuvuga ngo Yesu ntabwo ntiyatubembereje. Ikintu rero yashyize muri Bibiliya kikandikwa, ni uko icyo kintu gikora. Yesu nashimwe cyane. Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Niba waragize umugisha ugakizwa, niki kiri butuma ukurira muri ubwo buntu wahawe? Nugukomeza kuba munsi y'ijambo ry'Imana. Simvuga kwigishwa nk'ahangaha gusa. Yesu turigishwa tukamenya ibyo twigishwa tugakomeza. Iki ni cyiza kandi ni cy'ingenzi, ariko nawe ubwawe kuba mu ijambo ry'Imana, kuko nta wundi muti baduhaye kandi ifaranga cyangwa karensi cyangwa ikintu gikora muri uru rugendo rw'agakiza ni ukwizera. None niba tudafata icyo kintu kibeshaho abakiranutsi ngo tukigundire, tuzabaho dute? Ko imiyaga y'isi izaduteragana hirya no hino. Imana nishimwe. Haleluya. Haleluya. Witegerereza rero aho kwizera kutajya guca. Turabyumvise, dora tubyumva, tubisiyemo. Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Gutegerereza aho kwizera kutajya guca ni nko kuvuga ngo reka mbe nikorera ibyo nikorera, simbe mu ijambo ry'Imana, ntegereze igihe nzagirira imbaraga. Murumva ibyo bintu? Muri make wahunze ikiguhesha imbaraga. Bimeze nko kujya gutegera indege muri gare ya Nyabugogo. Ni ukuvuga ngo ni ikintu kitazigera kihaca. Siko bimeze? Haleluya. Haleluya. Ikinyoma cya Satani cyerekanye ko ijambo ry'Imana risa nkaho ntacyo rivuze, risa nkaho ntacyo ryagukorera. Noneho mu ntege nke, mu mibabaro, ninde wakijijwe, ninde wasitaye, ninde waguye, ninde warambaraye, ninde wabuze ibyiringiro, ninde wabuze amahoro, ukabura aho ngaho. Ariko ukabusa nkaho bitegerereje ko hari umunsi umwe bazakanda nk'akabuta ahantu ngo nawe bigakora. Ntibikora. Nari mvuze ngo ni ugutegera indege hehe. Bizakora gusa kuko twabaye mu byo kwizera gucamo. Muri make cano cyangwa umuyoboro cyangwa inzira kwizera gucamo niyo ngiyo, niyo yonyine. Haleluya. Kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Mana nishimwe. Haleluya. Haleluya. Ikibabaje rero ku murongo wabanje hejuru gatoya 16 baravuze ngo icyakora abumviye ubutumwa bwiza si bose. Ngo kuko Yesaya yavuze ati mwami ninde wizeye ubutumwa bwacu? Ngo icyakora bumviye ubutumwa bwiza si bose. Muri make hari aho bwatambutse ariko abantu ntibabuha agaciro, abantu ntibabuha umwanya. Uko inyifato tugira
imbere y'ijambo ry'Imana, izagena ibyo twakira n'ibyo dusigarana n'ibindi bitambuka nk'aho tutabibonye. Yesu ashimwe. Haleluya. Inyifato tugira imbere y'ijambo ry'Imana, twaba turi aho turi ryigira cyangwa twaba turi twenyine, igaragaza ko iyo Mana tutayimenye. Kuko sinshobora kwicara imbere y'umunyacyubahiro ngo ndebe hirya no hino. Siko bimeze namwe? Umutega amatwi ubyitayeho. Imana iri mu ijambo ryayo. Dushobora kutarivuga neza kuko ubumenyi bwabaye ari bugufi, ariko Imana iri mu ijambo ryayo. Haleluya. Imana iguhe inyota. Nicyo ngusabira. Imana iguhe inyota. Imana iguhe inyota. Kuko Kristo ni mugari. Ni mugari. Igihe kimwe yabwiye abigishwa baravuga ngo nari mfite ibintu byinshi byo kubabwira, ariko ntimushobora kubyumva. Icyakora Umwuka Wera naza. Haleluya. Bitera agahinda kuba umuntu abaho akijijwe ariko kamera nk'umuntu warangije ijambo ry'Imana, akaba ameze nk'uwarirangije, mbese ryose ararizi. Yesu Kristo we. Ijambo ry'Imana riteye mu buryo ushobora gusoma umurongo umwe uyu munsi, ukongera ukawusoma n'ejo hazaza, ukongera ukawusoma nyuma y'ukwezi, ukawumva mu bundi buryo, ukawukuramo ibindi bintu. Ni rigari. Yesu ni mugari cyane. Gusa abasogongera nibo barushaho kugira inyota. Ariko bahagaze muri mirongo 16 ngo icyakora bumviye ubutumwa bwiza si bose baguma badafite inyota. Ndasaba Imana ngo iduhe inyota. Haleluya. Haleluya. Tuvuga rero ubutumwa bwiza si ikindi. Ubutumwa bwiza buhishura Kristo. Buhishura Yesu Kristo, umwami w'abami. Haleluya. Uko tugenda duhishurirwa Kristo, kumuhishurirwa nicyo we yavuze ko ari cyo, nibyo we yakoze, si ibihimbano. Kuko imyumvire yacu ishobora kuturemera ibintu by'ibihimbano, tukavuga mujya mwumva nk'abantu bavuga ngo Imana ni urukundo, ngo nta muntu n'umwe uzajya mu muriro. Cyo nimubyumva se? Kuko Imana ari urukundo, nta muntu n'umwe uzajya mu muriro. Ibyo bintu ni ibihimbano kuko si cyo Bibiliya ivuga. Imana yatanze amahirwe kugira ngo abantu bakire Kristo, batarimbuka, bahabwe ubugingo buhoraho. Imana ni urukundo. Igihe kimwe nakurikiye umuvugabutumwa umwe, ntakiriho, n'umusaza yitabye Imana, aravuga ngo abantu bamwe baramubaza abate, bakamubaza ngo ese ko Imana ari urukundo, ngo kuki ngo ibi byago byose biri mu isi? Ngo akabasubiza ngo ese wabwiwe n'iki ko Imana ari urukundo? Agasanga bizi muri rusange. Ariko niba warasomye ukamenya ko ari Imana ari urukundo, wamenye n'isoko y'ikibi kiri mu isi, nacyo waragisomye. Bigaragaza ko umuntu yifatiramo bimwe yumvise atoraguye gutyo. Nari mvuze ngo ubutumwa bwiza si ikindi, buhishura Kristo w'ukuri, atari ibyo twamuhimbye ko ari byo, atari byo. Haleluya. Bwahishura Kristo by'ukuri, bikaduha natwe kwimenya abo turi bo muri Kristo, kwimenya neza abo turi bo muri Kristo Yesu. Nukuvuga ngo ntufite ubushobozi, simfite ubushobozi bwo kwimenya neza ntarahishirirwa Kristo. Uko mpishirirwa Kristo ngenda nimenya neza, nkamenya urukundo rutangaje Imana yankunze, nkamenya ko ubugingo bwanjye bubikanwa n'ubwa Kristo mu Mana, nkamenya ko ndi umuragwa uraganwa na Kristo, nkamenya ko Kristo mu Baheburayo hatubwira ngo yavanze natwe amaraso n'umubiri. Ndi umuvandimwe wa Kristo, nubwo mu nyama n'amaraso mfite abandi bavandimwe, ariko abari muri Kristo Yesu. Haleluya. Uko guhishirwa rero kwabo turi bo, tubimenye ko tugenda duhishurirwa Imana. Ibyo bintu bimeze nk'amagambo asanzwe, ariko ni ibintu bizazana impinduka z'igitangaza mu mibereho y'uwabyakiriye. Mana nishimwe. Haleluya. Haleluya. Icyatumye ba Yosuwa, dore kandi natandukiriye, ubu ngo nari busomere kuva kuri Yohana igice cya 1 umurongo wa 1 kuzageza hepfo kuri 51, ngo murabona biri buvemo. Icyatumye Yosuwa na Kalebu n'abandi bagabo bajyanye i Kanani, bamwe bagira ubwoba abandi ntibabugire, ibintu barebaga byose byarasaga. Siko bimeze? Abanyakanani bose bari bigabo by'intwari, bari abagabo babajeya, bari bafite imbaraga, kandi koko igihugu cyari kizengurutswe n'inkike y'amabuye nk'uko batubwiye, imbuto zaho zari nziza nk'uko babizanye. Barebaga ibintu bisa, ariko bakabireba mu buryo butandukanye, bitewe na buri kintu na buri muntu icyo afite mu mutima we. Haleluya. Ibibazo byo ku isi birasa. Hari igihe umuntu akubwira story babaje, ukavuga uti iki giteye ubwoba. Gishobora kuba giteye ubwoba kuri njye kitarambaho, ariko ndahamya neza ko hari abandi beri ibihumbi cyabayeho kandi bakomeye. Rero imiyaga irasa, ingorane zirasa, ariko muri wowe nanjye hari mwiki. Kandi bidutabara imbere y'umuyaga n'ingorane si iby'ako kanya, nibyo tumaze iminsi tubikamo, kumenya Kristo, guhishurirwa umwami w'abami wadukunze, urukundo rutagereranywa. Bimwe mu mvune isi ifite ni ukubura urukundo. Umuntu akumva ari wenyine,
umuntu akumva ntagira umuntu. Niba hari ikintu kizagukiza icyuho cyo kubura abagukunda, ni ugusogongerwa no gusobanukirwa urukundo rwa Kristo. Uzajya numara kurwakira uzajya wumva abantu bose bagukunda, uretse ko binatera abantu kugukunda. Kubera iki? Importance urarondogoye. Kubera iyo Yesu aje muri twe tubengerana ubwiza bwe. Ubwiza bwe rero burattracting, ariko kuko iyo utararwakira nawe ubwo uba wiyanga. Burya rero iyo wiyanga ni nko kurekura onde negative, sinzi uko nabivuga. Mbese turekura ibintu biduhungisha abantu. Sinzi niba njye nyine ubibona, ariko muzarebe umuntu ubana na Yesu neza, ufite ubuntu bw'Imana ku buzima bwe. Nubwo yaba afite isura itari yo mu bitabo no muri video no muri filime, aba afite ubwiza. Ukamureba ukabona arakunditse, kandi isura idakunditse ariko akaba afite ikintu cy'igikundiro cya attracting ukuntu, kubera kumenya uwo ari we muri Kristo Yesu. Haleluya, haleluya. Ntacyo turaza kugarukiraho, turi bugarukire nyine. Kubera rero ibyo byose navugaga ko ubutumwa bwiza buduhishurira Kristo, bikadutera natwe kumenya ko position yacu mu Mana. Tuzamara iminsi twiga, turahera horoheje ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, tuzakomeza mu nzandiko za Paulo. Ntago nzi iminsi tuzabimaramo, Umwuka Wera azagenda adufasha, n'abihindura tuzajya no ku bindi, ariko ndahamya neza ko Umwuka Wera azabikoreramo, ubuzima bwacu bukagenda buhinduka. Haleluya. Mwami Yesu ari kumwe natwe. Ntabwo cyambaza Imana ya kure niba warakijijwe. Kubihishurirwa bizana umutekano w'igitangaza, bimara ubwoba. Bikagwa kumva ushinganye ntacyo waba, biruta ibyo umuntu ugendana n'abarinzi. Murabona hari abantu barinda abantu cyane, abanyacyubahiro n'abandi bantu bakomeye babarinda kandi babitojwe, bafite imbunda, kandi koko buriya burinzi burakora. Kumenya ko Yesu ari muri wowe, ujya ugenda inyuma nyine ntitwidunda, ariko buriya dushatse twagenda twidunda kubera ko urashinganye. Haleluya. Ijuru riri kumwe nawe. Ariko nyine si amagambo, ariko uko dutinda munsi y'ubutumwa bwiza turabishurirwa. Haleluya, haleluya. Reka dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya mbere. Mbere na mbere hariho Jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose ni wowe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Bamwe muri twe bamaze iminsi mu ijambo ry'Imana, ibi byanditswe barabizi, bamwe babifashe mu mutwe, n'icyo bivuga barakizi. Nta n'ibibazo mu mutima yabo bafite byo kwibaza ngo ese Yesu ni Imana, ese Yesu si Imana. Ariko hagati muri twebwe harimo abantu babaye mu madini runaka bagishidikanya ko Yesu ari Imana. Se n'umuhanuzi ukomeye, se bimeze gutya. Ariko iki cyanditswe ubwacyo kirahagije kukubwira Yesu uwo ari we, no kumara izo mpaka zose zindi mu buzima bwawe. Ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Imana ntifite itangiriro, na Yesu ntafite itangiriro. Yesu ni Imana. Ubutatu nta muntu urabasha kubusobanura nk'uko buri, kuko nyine budakwirwa mu bwenge bw'abantu. Abantu baragerageza, ariko mbere na mbere Jambo ari we Kristo. Mbere na mbere hariho Jambo, Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose ni wowe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Ntabwo Yesu ari umuhanuzi ukomeye. Yesu ni Imana. Imana ishimwe cyane. Ibi rwose byari bihagije kugukuramo urwo rujijo rwo kwibaza ngo ese Yesu ni Imana, ese Yesu ni umuhanuzi ukomeye, ese Yesu na data umwe aroroheje undi ari munsi y'undi. Nta cyaremwe na kimwe kitaremwe nawe. Ntafite nawe itangiriro ni iherezo. Haleluya. Gusa igitangaza kidakwirwa mu bwenge, Imana yambaye umubiri ihinduka umuntu, igenda mu bantu yaremye kugira ngo we nanjye dukire. Ni igitangaza kidakwirwa mu bwenge. Imana nishimwe cyane. Ku murongo wa 4 ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu.
Bibiliya y'Ikinyarwanda ikoresheje ijambo ubugingo biraducanga ukuntu, kuko ubugingo buvuga n'ubuzima, noneho bigahita biba ibintu biri komplike iyo wibereye mu ntambwe za mbere z'agakiza, ukibaza uti se n'ubugingo buhoraho, wese ni wa muntu wamwe imbere se, bikaba byinshi. Ariko ijambo riratubwiye ngo muri we hari harimo ubuzima. Haleluya. Ngo kandi ubwo buzima bwari n'umucyo w'abantu. In him was life, and the life was the light of men. Ni ukuvuga ngo muri Kristo harimo ubuzima, kandi ubwo buzima buhinduka umucyo w'abantu. Niyo mpamvu abaje muri we twakira ubuzima, twakira ubugingo buhoraho. Umuntu wese wakijijwe ntiyakomeje kumera nk'uko yari ameze. Ashobora kwireba inyuma agasanga aracyasa, ariko yakiriye ubuzima, kandi ubwo buzima nta handi bubonerwa uretse muri Kristo Yesu. Reka nifashishe iki cyanditswe kiri mu Bikorinto ba mbere, urwandiko rwa mbere Pawulo yanditse itorero ry'Ikorinto 15:22 ndetse na 45. Haravuga ngo nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Bose bandujwe urupfu na Adamu, hanyuma bose bazahindurwa bazima na Kristo. Noneho 45 ikavuga ngo uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Haleluya. Yesu afite muri we ubuzima, buzana ubuzima mu muntu wese wahuye nawe. Iyi miruho abantu bikoreye nuko batarahura na Yesu. Muri we harimo ubuzima. Njyewe nta buzima naguha, cyakora mvuze ibye byagugeramo bikazana ubuzima, ariko muri Yesu atanga ubuzima. Haleluya, haleluya. Yabaye umwuka utanga ubuzima, utanga ubugingo. Ngo quickening spirit. Ahandi havuze muri New King James havuze ngo a life giving spirit. Niyo mpamvu hari igihe abantu uba nko mu bantu bafite ibyaha bakurushya bagoye, ukajya utinya kubabwira Yesu kuko wibwira ko Yesu atabishobora. Jya uvuga Yesu, igihe azamanuka kubaha ubuzima, wewe wenyine uzacanganyikirwa, uzavuga uturiya muntu yahinduka. Kuko rigiye ngo tugira ngo kuko twari bangeso nziza tugakizwa, tukagira ngo twari tugereranyije. Yes, ndani ingeso nziza somehow, ariko nari uwo kurimbuka nkaruharwa. None wabona umuntu ari umunyabyaha cyane, ari indaya cyane, yaraciye ibintu. Yesu ni umwuka utanga ubuzima. Aho yageze ubuzima buraza. Jya ubabwira Yesu, uvuga ubutumwa bwiza, ntuzamenye igihe impinduka zabereye. Ntimugatinye no kohereza ibyigisho. Hari igihe umuntu avuga ngo barabisuzugura, ngo barabisuzugura, ariko hari umunsi bazaba baraye nabi bagapfa gufungura. Kuvuga reka dupfe kumva cyane yajyaga twoherereza. Bamwe byarakoze barakizwa. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Ni umwuka Yesu utanga ubuzima. Muri we hari ubugingo. Haleluya. Kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu, buraza bugakura umuntu mu mwijima. Yaranivugiye ngo unkurikira ntazagenda mu mwijima ukundi. Gucanganyikirwa kose kuri mu buzima bw'abantu, iyo Yesu yaje kugenda gushira. Nawe wakwireba ugasanga wabaye umuntu w'agaciro. Simvuga agaciro mu mafaranga, nayo ni meza, ariko hari abayafite bacanganyikiwe, batuye mu mwijima. Mu mamiliyoni yabo batuye mu mwijima, mu mamiliyoni yabo babashaka kwiyahura, ariko turakayagira. Haleluya. Akemura ibibazo byinshi byo ku isi, ariko ntagereranywa n'ibi tuvuga. Nicyo kibazo kijya kibaho, kugereranya ibintu bitagereranywa. Ubundi umuntu agereranywa ibintu biri ku murongo umwe bikurikirana. Hari ibintu kera muri campus y'Ibutare bajyaga bakora by'urwenya, ndazizanye za nkuru. Bagakora abakobwa babaye ba mbere, umwe bakamugira uwa mbere, undi bakamugira 340, ngo kuko bategeranye namba. Rero ubutunzi n'Imana tuvuga ntibigereranywa, kuko ntibiri ku murongo umwe. Haleluya. Hanyuma kuri 5, uwo mucyo uvira mu mwijima. Umucyo ninde? Kristo. Umucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Kumenya tuvuga si ukumenya nk'uko wamenya ngo yitwa Yesu Kristo, yaratuye Nazareti, se yari Yosefu. Si uko kumenya, ni ukumenya kwinjiranyemo, ni ukumenya kwa intimity. Ntibamumenya. Ngo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Mwabonye rero jambo bakoresha mu Cyongereza, comprehend it not, ntibawumenya. Niyo mpamvu umuntu ashobora kuba aho abantu basengera, akaba mu iteraniro,
akaba mu rusengero zitandukanye, ariko nyuma ugasanga ntiyigeze ahura n'umucyo, ugasanga agumye gutura mu mwijima, ubuzima bwe butuye mu mwijima. Inshuro zimwe na zimwe kiba cyarabiteye nuko attitude ye aza aho hantu havugirwa ijambo ry'Imana, inyifato ye ntiyigeze imuhesha guhoberana n'ubutumwa bwiza. Ubu impamvu zitandukanye zijyana abantu mu nzu y'Imana. Hari ugenda agiye kureba umukobwa azashaka, hari ugenda agiye kureba umusore azashaka, hari ugenda kuko afite inshuti yijyayo, hari ugenda kuko muzi izindi mpamvu, ariko impamvu zitarizo. None iyi attitude ubundi dushobora kuzanwa n'impamvu zitarizo, ariko twahagera byibuze tugatega amatwi kavuga ariko reka mbyumve neza biriya bintu, numva n'ubwa mbere mbyumvise ariko reka mbyumve neza. Nuvuga ngo attitude, inyifato yuko yaje ahura n'ubwo butumwa izatuma ahoberana nabwo bumukize, cyangwa ntahoberane nabwo agume ko yari ameze, ntahure n'umucyo. Mu yandi magambo, iyi si irimo ibintu biyoberanye, sinzi niba namwe bijya bibayobera. Uziko umuntu ushobora kuza mu materaniro azanywe nuko ari bwifotozanye n'umuhanzi w'umusitari wadusuye, cyangwa nanjye niba n'umusitari ku buzima bwe. Haleluya. Ari cyo cyonyine ijambo ntaryumve, ni ukuri kose. Mwami Yesu we, ariko abantu ntabwo bari hano uyu munsi mu izina rya Yesu. Icyiza cy'Imana akomeje kuza agakomeza kuba munsi y'ubutumwa bwiza, ahura n'umwami. Ariko Satani ntakuriganya. Utazabura ibyiza munsi y'ikirere kirimo ubuzima, utazabura ubuzima kandi uri munsi y'ikirere kirimo ubuzima. Umwanzi ntakuriganya. Ubwo ndavuga mwebwe, ariko natwe. Uziko hari umupasiteri ushobora kuza azanywe no kubigisha, ubonye se ngo yaje kwigisha. Mbese we ntakeneye kwigishwa, ijambo ry'Imana ntacyo ririmo, mbese araboherereza, we ntirimukoramo, ntirimukoraho. Mbega kaga. Haleluya. Kuri gatandatu hariho umuntu watumwe, sindi burenze iminota nukuri aho biri bugarukire, ndi bugarukiraho. Hariho umuntu watumwe n'Imana, twagiye kuri gatandatu, witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Haleluya. Umurimo wacu ni uguhamya iby'umucyo ngo dutume abantu bizera. Si ukugira ngo muturebe, namwe muri abakozi b'Imana bajya bicara hano ndabazi, mwicarira mukicecekera, si ukugira ngo babarebe hirya no hino mufite za platform baririmye inshuti z'Imana. Igituma turirimba, igituma Meddy ikora, igituma mpagarara nkavuga, igituma usenga yasengesha, igituma buri gikorwa cyitirirwa umurimo w'Imana gikorwa, ni ukugira ngo abantu bamenye Yesu, bamwizere. Nicyo cyonyine. Iyo rero twakoze ikintu gitera indi mpamvu, kiri mu yindi mpamvu, tuba twariganijwe twebwe ubwacu n'abo turimo turiganya. Yesu ashimwe. Hariho umuntu watumwe n'Imana yitwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Nuvuga ngo indirimbo zanyu, ibibwiriza byacu byagombye gutuma abantu bizera Yesu. Nicyo bimaze, aho niho dupointinga abantu tuberekeza, nicyo bimaze, nta kindi, nta kindi. Imana nishimwe. Haleluya, haleluya. Uyu murimo wo guhamya Yesu, hari igihe abatabizi bawufata nk'umurimo udafite ikintu uvuze. Nyamara intumwa zaravuze bajya gusengera abadiyakoni. Muzi ko hari habayeho amakimbirane, abapfakazi ba Kigereki n'ab'Abayuda, mukavuga ati bamwe baraducura wenda kuko twavuye mu banyamahanga cyangwa twavanze simbizi, noneho nyine bazana ikibazo ku ntumwa. Hanyuma intumwa ziravuga ngo ntidukwiriye kurekeshwa umurimo wo kuba mu ijambo ry'Imana no kugabura ibyo kurya. Noneho nimutoranye, mwumva abadiyakoni ba mbere ko bari bameze, mutoranye abagabo bafite umwuka w'Imana, bafite ubwenge, bashimwa n'abantu, kugabura ibyo kurya. Ugabanya abapfakazi, umwe agatwara ikiro kimwe undi agatwara ibiro bibiri. Byasabaga abagore nako abagabo buzuye umwuka wera. Haleluya. Nukuvuga ngo imyakirire ku rugi y'umuntu wuzuye umwuka wera n'umuntu utuzuye umwuka wera izatandukana.
imiramukanyirize, imiririmbire, imihagararire, imigendere, imisurire, buri kintu cyose n'umuntu wuzuye umwuka wera utawuzuye bizatandukanye. Kuko uwuzuye umwuka wera azaba yifuza ko muri icyo gikorwa n'igisa n'icyoroheje abantu bamenya nde? Yesu, bakamwizera. Si ukugira ngo dukore amazina abantu baduhimbaze, bamara kuduhimbaza bigende bite? Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu inshuti z'Imana dukeneye ko buri muntu wese ahagarara mu murimo w'Imana kugira ngo tugire umwanya wo kuba mu ijambo ry'Imana no gusenga. Uhamya Kristo amuhamye, uri muhamirize mu gikorwa cya social abihagararemo, uri busure, uri butabare abihagararemo. Mana nishimwe. Ku murongo wa 8 ngo icyo akora uwo si we uwo mucyo. Ubwo bagarutse kuri Yohana yaje guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyo akora uwo si we uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri. Ubwo bagarutse kuri Yesu. Uwo mucyo ku 9 niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangizaga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yohana ubwe rwose ngo uwo mucyo si wari umucyo nyakuri, nta mupasiteri w'umucyo. Turamurika nkuko nawe umurika, nkuko uritabaza nawe ryaka wabigizwebo, ariko sinjya mucyo w'ubugingo, sinjya mucyo w'ubuzima bwawe. Iyi ni imico isanzwe y'abantu, ariko hari undi mucyo nyakuri nkuko babivuze ku 9. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Afite imbaraga zikura umuntu wese mu mwijima, ariko atamuritse. Nubwo najya nguheka ku mugongo nkakuzana mu materaniro, nkaza nkubzindirira mama shenge igikobwa cyangwa igihungu, nkakuzana nguhetse ku mugongo, twajya hano nkagukikira. Nubwo nabikora kajana umucyo utamuritse, nagutereka hasi umunsi umwe. Ngo yari mu isi ku 10 ndetse niwe wayiremye, nyamara bisi ntibamumenye. Niyo mpamvu umuntu uvuga ngo ntibansuye, ngo niyo mpamvu ngo naritse ngo gukurikira Yesu. Ubwo ni Yesu yari yarakurikiye ubundi. Gusurana ni byiza, kurwara ukabura umuntu kugeraho biraka. Gupfusha ntagira umuntu gusura ni bibi. Yabibabwira igihe kimwe twapfushije umuvandimwe wacu. Iyo wapfushije umuntu wawe rukundo wabugufu, ubuzi ko isi yose yahagaze, ubuzi ko abantu batagiye ku kazi, ubuzi ko abantu baretse gucuruza, ubuzi ko abantu bose bakuzi bahagaze, kandi burya baba bakomeje bakajya ku kazi kuko ntago babaha n'uruhushya n'uko babishaka. Noneho bikiri vuba rero tugahura n'umuntu mu mujyi akambwira ati yo ati disi nabatabaye, ayiwe nkumva ndapfuye, ntiburya ntiyarahari di. Bukeye rero umuntu yaba yapfushije nagize ibyago byo kutagerayo, iryo jambo sinongeye kurivuga, ntago nari nzi uburemere rifite. Ariko reka mbabwire inshuti z'Imana, ntaho bihuriye no gukurikira Yesu. Ni ukuri. Kandi inshuro nyinshi abantu baruhanye ngo ntibabasuye, nabo ntibaba basurana. None niba usurana n'abandi, kuki warwaye ntibamenye ko warwaye? Ni ukuvuga ngo uri wenyine n'ubundi. Nka rero none rutanse tumaze. Ariko niko bimera, ibintu tubiba turabisarura. Buri muntu avuga ngo abantu bose baranyaga ku kazi, kandi ukaba bakorana n'abantu nka 30. Ariko abantu 30 biteranyiriza kukwanga, ubwo urashobotse? Aho ntushobotse. Ahubwo ubwira Yesu uti nyihindurira ubuzima buryoheye abantu, nyihindurira Yesu, dore twaramenyanye, marama amahane, umaremo utuntu tw'udutiku, umaremo umunkanyari. Rega n'umuntu uteye ubwoba kumwegerera, atari igitinyura, ahubwo ameze nk'amahwa. Ariko Yesu ahabera mwiza. Iyo twicaye ku birenge bye araturyoshya, akadukuraho amahanda, akadukuraho ibintu byari bishinyitse byari bituriho, akadukuraho ubujyaha bino n'utuntu n'utundi, akaduhindura umuntu uryoshye, abantu bifuza kwicarana nawe, tudafite amafaranga yo kubaha, tudafite ikindi kintu, ariko kubera ko Yesu yadukozemo umurimo yo kabyara. Kandi umurimo we nturangira. Hari igihe nitungura, sinzi niba mwe mujya mwitungura, nkumva nk'akantu karahingutse kajombye gutya, nkavuga ino rutansi urantunguye, naka karacyahari. Ariko Yesu ni uwo kwizerwa. Haleluya. Ngo yari mu isi 10 ndetse niwe wayiremye, nyamara bisi ntibamumenya. Muribuka kutamumenya inshuro byajemo kuri 5, ngo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Ku 10 yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara bisi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Kagakabaho. Uyu munsi abavuga ko bemera Yesu siko bose bamwemera. Yesu yabaye nka ryabuye nkuko n'ubundi yivugiraga, ryabuye ryanzwe n'abubatsi rigatabwa ku ruhande kuko ridakenewe.
nyamara ngo ari ryo buye rikomeza imfuruka, iryo buye rikomeza inyubako yose ikabasha guhagarara. Ariko uyu munsi abavuga ko bemera Yesu benshi ntibamwemeye. Ikizabikwereka nuko Yesu ahinduka last resort, mbese nibwo butabazi bitabaza bwa nyuma. Ntibafitanye ubusabane, si umuntu babana umunsi ku munsi. Tekereza nawe ufite fiance akajya guharara, mukagirana nk'ukwezi akaguharara, akaguha twa SMS buri gitondo akongera agaceceka amezi 6, ntuza amakuru ye, uwo mubano waba umeze ute? Yesu ni Imana, ariko kandi Yesu ni umukunzi. Turi umugeni wa Kristo. Haleluya. Umukwe igihe kimwe azaza gutwara itorero. Rero iyo uvuga ngo wamwizeye ariko nta hantu muhurira, cyangwa ukamwibuka ariko ibintu byakomeye, burya rero arabikomeza kugira ngo arebe ko yakubona. None aguhe ibiryoshye birama bigumamo, atari uko imira bitaje, ahubwo uba ufite imbaraga zitura hejuru y'imira, umere nk'ayanzu yubatswe ku rutare. Imivu yaguye kimwe, imvura yaguye kimwe, kubatse ku rutare n'ubatse ku musenyi. Noneho kubera ko wanze kuhaguma, ntugira agahenge k'iminsi. Kavuga ati mbonye agahenge ndamubura, kandi nari mubikiye ubundi bwiru bwinshi. Noneho gahora umeze utya. Ariko ni urukundo. Abikorana urukundo kugira ngo icyo yagambire ku buzima bwawe kizasohozwe inahangaha. Ubugingo buhoraho turabufite ko bari muri Kristo Yesu, ariko hari icyo tugomba kumara tukiri inahangaha. Hari imigambi yanditse ku buzima bwacu. Ubu twibwije ukuri, twasanga mu minsi yo gusenga, uretse ko bitagombye kuba muri iriya minsi yo gusenga, ari abantu bake cyane bafata umwanya wo kubaza Yesu, niki wandemeye? Umugambi wawe ku buzima bwanjye ni uwuhe? Ese ni muri kino gihugu wagennye kumpera umugisha, cyangwa ni muri Canada? Umva abantu bambwiye ko muzajya muri Canada, mujye mumbabarira, simwe mba mvuga. Imana izabaho umugisha rwose, niba ariho muzabonera umugisha muzagende, kandi murabizi ko ariko nsenga. Ntabwo njya ruswa umvuge ngo ugende, ndavuga ngo niba ari Imana yakugeneye umugisha ugende, niba yarakugeneye Kigali ugumane natwe. Haleluya. Ariko byose mbivuga mbakunzi, kandi nifuza kubabona mubayeho neza. Ni ukuri mu ntege nke zanjye nk'umuntu, mbabazwa n'umuntu udafite ubuzima bw'ibanze busanzwe. Ntago rwose nakwishimira ko wakenera muri iyi Kigali. Nifuza kuko ubona umeze neza. Mana nikingura umuryango ukajya muri Canada ukabona za majob babona, Mana rwose nibishimirwe. Ikibazo ni kimwe, Yesu azakomeza kukubona, usabane buzagumaho, uzagenda uhite wiyambura ubusa burundu, usigare wambaye ubusa. Ariko kuri kwambara ubusa nta n'ikibazo, kwambara ubusa ko mu mutima niko kubi. Birya bihinguka inyuma, biba ari ibindi byapfuye kera imbere mu mutima. Aho Imana yatugeneye kuba hateguye ibyiza byose. Imana yaguheraho abantu bataboneye. Umugisha Imana iwucisha mu muntu, ntiwucisha ahantu. Niba yawumpaye aho izanyohereza hose, nubwo najya muri Nciri haracyabaho, nubwo najya muri Nyungwe, Imana icisha umugisha muri ngewe, nzajyana nawe. Ariko kuko tutazi Imana, nyine uko abantu babara ubuzima, natwe niko tububara, kandi nta waturenganya. Nuko ijambo ry'Imana ritaragwirira muri twebwe ngo duhishurirwe Kristo. Imibare y'Abanyakigali ikaba ari imibare yacu. Urambwiye ngo ivugire shango, ngo nyine ngo nuko nyine ngo ufite ngo akamodoka, ubwo rero nyine ngo warafatishije. Ntacyo nafatishije, ndacyashaka n'ibindi, kandi nta naho nenda kujya. Ariko imbwiye ngo tugende, ubwo nagenda. Ngenda shaka kugenda mwabivuganye, nta kindi. Rwose abantu bose ntibagenewe kubino, harimo n'abazagenda bagakorerayo n'Imana. Uretse ko hari ijambo wamburwa, hari ubwo ugiye wabeshye ukorera Imana uvuze ngo iki? Mbese niyo wigisha hari ahantu utageza, ibintu by'impapuro zibeshya, ubwo mbese uzajya wivugira ibindi, ariko nugera ku mpapuro ugakatire. Kuko burya imitima yacu ntirya ruswa, nayo n'igitangaza irakubwira iti uravuga iki? Ceceka iyo dosiye yihorere, urabizi uko twaje, twiceceke. I love you so much. Kandi ndabivugisha urukundo, kandi abizi ko ubuzima bugoye, kuko bwarangoye. Kuraza abantu busa, ko butazi icyo uri bwishyura inzu, biragoye. Kuba ugeze mu myaka mikuru, wagombye kuba ufite ikintu urimo kumara, ukabona nta kintu urimo kumara, biravuna.
bivuna umutima, bikakwambura ka dignité n'icyubahiro. Ariko ibyo nabyo Yesu abifitemo ijambo, abasha kugira icyo abikora n'icyo azabikoresha iyo twagumye aho ari. Haleluya. Ndashoje, ngeze ku murongo wa kangahe? 11. Yaje mu bye ariko abo ntibamwemeye. Nari ndimo kuvuga ko uyu munsi wa none abavuga ko bamwemera benshi atari ko bamwemera, kubera ko babana umubano uri superficial, umubano uhushuye. Tumwemeye nk'uko ari, twabana umubano winjiranyemo, yaba uwa mbere muri twe, uwa mbere twambaza, uwa mbere tuvugana, uwa mbere tutamusanga dusaba gusa. Muzumva iyo dusenga turavuga ngo turagushimira ko ibyo twagusabye muri iyi minsi 3, piense yanjye kumunegura, ibyo twagusabye muri iyi minsi 3 turagushimira ko wabiduhaye. Harimo n'abasenze badasaba, turimo duferoshipinga nawe, turimo dusabana nawe, nabyo bibaho. Ntabwo gusenga kose ari ugusaba. Ariko nibyo bizwi. Umwami Yesu rero atugirire neza. Reka Yesu kuri wowe wamumenye ye kuba nka ryabuye abubatsi bataye. Ibyo bintu bwa mbere ni Yesu wabivuze, birimo muri Matayo, muri Mariko, muri Luka. Petero yaje kubisubiramo iby'ibuye abubatsi banze, ariko Yesu yabivuze avuye kubacira umugani wa nyiri umurima wohereje abantu kujya kuzana ibyo basaruye, yagera yabo yasigiye umurima bakabica, bakica abo bagaragu kugira ngo ibyo basarura babigumane. Ngo igihe kigeze, murumva Yesu yavugaga kuri we, ngo igihe kigeze none wa undi nyiri mirima ngo yohereze umwana we w'ikinege akunda. Amwohereje babandi basigaye ku mirima, ngo baravuga ngo uyu noneho niwe samuragwa, niwe nyiri ibintu, reka tumufate tumwice. Ngo aho ngaho hamwe sindibuka niba ari muri Mariko, aho ngaho bavuze ngo abafarisayo barushaho kurakara kuko bamenye ko ari bo ngo ari maremburiza. Arangije hepfo ahita avuga ngo ibuye abubatsi banze. Ariko ibuye, haleluya, iryo buye abubatsi bararyanze ngo kandi ariryo rikomeza imfuruka, bararifashe bararita. Ni Yesu wivugaga. Yesu ashimwe cyane. Ibuye ryanzwe n'abubatsi. Uyu munsi Yesu ntago tumwanga tumuhakanye, tumwanga tutamuha umwanya mu buzima bwacu, atagira mu ijambo. Tumwanga tudatinda mu magambo ye. Tumwanga si ukumwanga komutera, ariko ntafite umwanya yagombye kugira mu buzima bwacu. Kandi ibyo byose tuzabikura muri kwa kwizera kuzava mu ijambo ry'Imana. Ntabwo yazanywe no kuduciraho iteka, ariko ntiyifuza ko twaguma tumeze kimwe, yifuza ko tugenda dutera agatambwe. Emera kugaburira umuntu wamwe imbere, emera kurira ku magambo y'Imana, gira ubusabane bwawe n'Imana. Ntuzamenye igihe wagwirije imbaraga, ntuzamenye igihe ubuzima bw'Imana bwatangiye kugira meaning y'ukuri muri wowe. Ntuzamenye igihe watangiye kuryoherwa n'urugendo. Bamwe muri twe baryohewe n'urugendo, abandi barashinyirije kuko bakunda Imana kandi badashaka kuzarimbuka, kandi wenda bafite n'ibyo bashaka ko Imana ibatabaraho, ariko barashinyirije. Ariko iyo ukomeje kugaburira umuntu wawe wamwe imbere amagambo y'Imana, ntumenye igihe uru rugendo rwaryoheye. Ibyiringiro birakuzura, umunezero w'Imana ukakuzura, amahoro y'ukuri akakuzura, ukagenda umeze nk'umuntu wasinze ibya Yesu bikakuzura. Isi ntikubasha. Uru ni urugendo, si ahantu binjira bagahita barangira. Yesu yarivuye ngo ni irembo, umuntu niyinjira muri we azabona urwuri. Yesu si mugufiya ngo ku buryo winjiyemo ngo wabirangije, ni mugari cyane. Mwami Imana aguhe inyota. Reka duhaguruke dusenge. Mwami Yesu abahe umugisha. Haleluya. Inkuru nziza dufite nuko abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Niwo murongo wa 12. 13 akavuga ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Icyo cyanditswe cyicaye mu mutima wawe, umenya ko wahindutse umwana w'Imana. Bimanukana n'imbaraga, bimanukana n'ubushobozi. Mu Cyongereza haravuga ngo ni power to become. Bivuga ngo ni imbaraga zaduhinduye kuba abana b'Imana. Byakomotse ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Niba umuntu abyarwa n'abantu bakomeye agahita akomera, we wabyawe n'Imana. Iki cyanditswe gikiza ibikomere byo kuvuka nabi. Hari igihe umuntu avuka iwabo ntibamukundi, cyangwa se akamwihakana, cyangwa nyina akamwihakana. Kera sinzi ko hari abadamu bihakana abana, ariko abagore nabo bihakana abana.
kumenya ko ntabyawe kubw'imipangu ya papa na mama, kubw'ubushake bw'umugabo, ahubwo ko nabyawe n'Imana. Ibyo bikiza imvune z'umutima. Ukavuga uti yes, bateranye inda batabigambiriye, batanabishaka. Hari igihe umwana avuka ku babyeyi batarabimenya, bakamubwira ngo twakubyaye tutabishaka, twashaka kuba umuhungu none wabaye umukobwa, twashaka kuba umukobwa, wavukiye mu bihe bibi, so yari yarangiriye nabi, wavutse bagufashe ku ngufu, byari bibi cyane. Hakaza ayo makuru mabi akagenda akica umutima w'umwana, agakura ari igisenzegeri. Ariko iyo waje muri Kristo Yesu, uhamenyera ko burya ntibyari kubw'ubushake bw'umugabo, ntibyari kubw'umupangu w'abantu, ahubwo twabyawe n'Imana. Bikakumara ibikomere, ukema, ukamenya ko nta muntu ufite ijambo ku buzima bwawe. Wari uri mu migambi y'Imana, wari uri mu bitekerezo by'Imana, si impanuka. Reka tumushime. Data, tuguhaye icyubahiro. Turagushimira imbaraga ziri mu butumwa bwiza, zihesha uwizera wese gukizwa. Reka umucyo wawe uvire mu mutima wa buri muhungu wawe na buri mukobwa wawe. Imbaraga z'ubumana zikorere muri we. Iby'umubikije byose Kristo, ibiri muri wowe byose agenda bisingira igitondo n'umugoroba. Waraje ngo kugira ngo tugire ubugingo kandi bwinshi. Ijambo bwinshi ntabwo byagucitse, mwami w'abami. Muri wowe hari ubuzima. Reka ubwo buzima bw'umugabane wa buri mwana wawe, buri muhungu, buri mukobwa, uri munsi yo kubaho kwawe, uri munsi y'ijambo ryawe. Reka ubwo buzima bugwiriye buba umugabane we kuva uyu munsi n'iminsi yose azamara inaha ngaha, kugeza igihe azazira mu bwami bwawe, kugeza igihe uzahamagara amazina yacu. Tugende tugwiza imbaraga umunsi ku munsi. Reka wari utenebutse yongerwe mu imbaraga. Reka wari ushobewe umubere umucyo, kuko ni wowe mucyo w'abantu. Ngo gukurikira ntagenda mu mwijima ukundi. Reka wari ushobewe ahagaze mu mayira abiri, mu mayira 100 atazi igikurikiraho, mucyo wawe umuviri. Wuzuye ubwiza n'imbabazi bitangaje, ku buryo ubizi ko dutuye ku isi. Ntiwitaye gusa aho tuzabana nawe mu ijuru, witaye naho tuba, naho twirirwa, nuko turara. Ibyo byose ubyitayeho. Nimba turi babi nk'uko ijambo ryawe ryatubwiye, tukamenya guha abana bacu ibyiza. Mu bubi bwanjye sindaharota kugaburira umwana wanjye amabuye. Mu bubi bwanjye sindaharota kugaburira umwana wanjye inzoka na za scorpion. Nankaswe wowe, ariko kuko tutakumenye mwami w'abami, twagize ngo ibibi byacu urabyishimira, tugira ngo amarira yacu ntajya kubwiye, tugira ngo imibabaro yacu ntuyitayeho. Utwishurire, twishurire urukundo rwawe. Twigisha inzira z'abanesha uko babaho. Twigisha ko umuntu agwiza kwizera, akagira imbaraga zihangana n'ibihe. Twigishe kurwana intambara nziza yo kwizera, kugira ngo dusingire ibyo tubikiwe inanga, dutegereje kuzabana nawe mu bwami budashira. Urakoze kuba tubabari, urakoze kwanditse amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo. Ubugingo buhoraho turabufite. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo ufite uwo mwana, afite ubugingo. Reka bashidikanya ko bababariwe, bakira imbabazi n'imbaraga zigendana nabyo, bakira amahoro azanwa no kubabarirwa. Urakoze mwami w'abami, mvuze umugisha ku bana bawe no kugirirwa neza, bagirirwe neza. Neza yawe yomatane n'ubuzima bwawe, neza yawe ibe mu byabo, mu babo. Mahoro menshi utanga bo mugabane wawe. Ibyari bifite induru byakira ituze. Ni waravuganaga n'umuyaga, umuyaga ugatuza. Turavugana n'induru n'ibijagaraye mu buzima bw'abana b'Imana, kugira ngo bituze mu izina rya Yesu. Bana we bahagarare mu migambi ubafitiye, basohoze icyatumye baremwa. Nzira zikinguke z'umugisha aho zitari ziri, mu izina rya Yesu. Ahari ukurira, gitondo cy'impundu kibanguke mu izina rya Yesu. Urakoze mwami. Turagushimira abahungu bawe n'abakobwa bawe wararitse. Turagushimira abakora imirimo itandukanye kuri iki gicaniro, kugira ngo kitazima. Ubahe umugisha, ubagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Hari itangazo nibagiye kuvugaho ryo kwimuka. Si kuri uyu wa gatatu, ku wa gatatu tuzasengera hano, ariko twagiye kwimukira hano. Hari kontra bafitanye n'ibindi bikorwa bizahabera kuva mu kwa kabiri tariki 21 kugeza kuri 13. Rero amasengesho yo kwa kabiri asoza tuzayakorera hariya. Uwa gatatu utaha atari uyu nguyu, tubyumve neza.
uyu nguyu ukurikiraho tuzasengera hano, uwundi uzakurikiraho tuzasengera kuri Sport View. Tuzahateranira inshuro ngira ngo 4, hanyuma tugaruke hano. Mwihanganire iyo mpinduka, iyo umuntu atarajya iwabo nyine nuko bimera. Igihe kizagira tuzagira n'iwacu. Umwami Yesu abaho umugisha. Reka turamukanye, duhane lift, dutahana amahoro ya Kristo. Mwakoze.